Kicaye hano. Uriya kicaye hano kari kuboneka. Ibintu biracyabo koko. Nzibaho? Utumye amanuka hano bagukora muri ayo mashini. Ko tutaraba agaciro imbere yabo. Ariko umunsi umwe kumari zawe. Arebe iki? Kristo hangabanyirije akavura imbere gatoya hari utuntu benshi arakumva se. Ariko sister ndetse kumva kano kantu hari ikintu kimaze iminsi kiri muri uru rugo kugira ngo ujye wihangana wowe ujye wihangana ibintu badukorera wowe ujye ubirebesha amaso ariko ubyihanganire. Mba ngo bibadufata nk'aho tutari abana babo ariko wowe ujye wihangana unyuzemo wubahe uyu mubyeyi kuko ni mama. Nese wowe ubitekerezaho iki iyo ubonye adufata gutya? Nese ko nawe mfite kujya n'ahandi kugira ngo gucisha bugufi kabari kumwe nawe iminsi ikagenda yicuma byagenda ntabwo uhanganye nawe n'ubundi byaba bibi kurushaho. Twabuze ababyeyi ndetse n'umuryango tugize nawo dusa nkaho atari ababyeyi bacu. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda tukifata neza tukabubaha kuko nibo babyeyi bacu. Uko badufata kose ujye wihangana uvumiriye. Umunsi n'umunsi Imana izatwibuka dukorere ibitangaza bakatwereka ko tutaraba agaciro imbere yabo ariko umunsi umwe Imana izabikora. Ngaho ndebera nk'ibintu. Arebe iki? Ese nk'ibi bintu ubukoze n'ibi ntabwo bikureba. Umva nkubwire kara mu minota itarenze 2 ingahe bantu ndebe hano mu minota itarenze ingahe ariko wajya witonda. Ntucinga ndakwiyamye. Mwajya mudufata nk'abantu. Ndakwiyamye. Aregura aho ngaho wicaye mu telefone nudicaye muri televiziyo. Hasoni mufite. Birakureba. Siko nasoni ufite. Mudufata ngaho tutari abantu ariko turamaze. Ariko aho umva kubwire wowe ariko iki? Umva nkubwire. Nkene kubona akabati gasa neza. Uri kumva neza? Nkabona inzu ikoropke. Yego mabuje. Uri kunyumva? Udakunda ko mabuje. Nkabona mu minota 2 utabikoze. Mama kazi kare ibintu bakorere. Noneho wowe cyane wowe. Nkene ko imyenda uyimesa wamara kuyimesa ukagenda ukoza ibyombo. Uri kumva neza? Ugateka kuko ndanashonje pe. Siko beze? Amarira yo babarire nta kunyuzamo iki? Nta n'isoni. Mushiki wanjye. Ego. Iri wabo ngushunda. Ubu siko ko ibi bintu byose Abanyarwanda baciye. Ahubwo haguruka gira vuba. nasa ndica muri Ntago bindeba ntucingeho. Utanshingaho nkagukubita. Ndi kuvuga ngo haguruka. Mbabarira wowe. Duvuga ibyo byose muri kwigira. Mama reka ndazana mubwire uko musigaye mugwa muri aba televiziyo mukirwa mwicaye mukanyishisha imirimo. Maze ndebe ibintu bakorere. Mugeva mugende. Genda ajya gukora pa wowe. Kundeba gutyo. Irukanga ujya gukora. Irukanga ujya gukora. Mana ni wowe watabaye abisi. Nawe terura. Natwe uzadukure muri uyu munya. Genda. ubusana n'ubwazo ukamba. Cishwa aho ngaho nkufasha nkande. Aha. Undari njye yicara amaheru. Urandibira ngo ndababwira bakanzinjaho umutwe. Kandi iyo bisa mama ari hano ururimi baba rukurupishije sima kare simikeye ariko ndababwira bakamijya umutwe kanze mamaze
ndavuga ukuntu sundo sojya ndumusizi nari ndavuga ukuntu banyicishije imirimo nkamesa nkakoropa nkate byose nkabikora maze mama abapfukameho hahandi bari bwumva ukuntu yasagira neza bakicuza impamvu bavuye mu nda ba nyina. nitwe turi kuyigishwa kabisa. Ako se bura ntawe urukuri gukora ibintu uri mu butugambo wavuze urasoza sangara. Ariko ndi gukora kabisa. Urabona ko nabikesheje. Uri gukora iki? Reba bikora ibiriho uri kubibona nta sabuni ufite uri guhanagura iki? Ariko tugiye twumvikana iki? Wumvikana nande? Ko ndi guhanagura neza. Uri guhanagura n'ibikora ibiriho? Kanongere magire neza nongere ko nta sabuni uri gukoresha ni gute byacye nta sabuni uri gukoresha? Basi ko nayibuze. Uri kumva byashoboka? Nese sabuni ndayikura. Wigeze urambira ngo nkwerekane ese ndagakwikoreka? Cyangwa nzu wahize ahantu hose urashakisha urayibura? Basi reka manze mpanagure gutya yongera mpanagure. Umaze guhaga. Naguhaye iminota 2 amasaha 2 arashize. Usigaye wikubira. Yego. None se navuga iki? Navuga iki rwose? Umva nkubwire. Gusa bantu nyumve. Ne kujya nkubwira amazi nakomeze gukora bino bintu. Umva nkubwire. Ngihanze kureba iracinze. Ninongera ugarukamo hano. Nkasanga utarasoza. Ndakura nonge ndakwimanikira. Urasanga nabisoza. Ntucengeho ntumbwire gusa. Ndakwimanikira. Ngiye kubikora vuba rwose nta kundi. None se ko twaje kuruha. Iyi si Mana tabara bawe. Ariko muri bya bantu nyumve hano uri icyago cyangwa yawo karantundura turatwishe nese birane ntabwo cecekaho ubusako kuko nagiye koza ibyombo ariko nkiri ukuntakira ngo nagiye koza ibyombo ko naguhaye iminota 2 kuba wabisoje waruzi ko umuntu ari ahagarara hano uriko ndi buryo sangaye ariko mara isi nijoro iyo ndabura uri kubwa ibyo mba numva nakurukaho hani soni ufite cecekaho se ibyo birandeba ugomba kubikora nakubwiye iminota 2 ubu usoje koza guteka ndetse no gufura imyenda uriko nuri busoze gusangahe ndarya sangahe nabikoze ikigaje guteka ubu ngubu ndarya nyuma yo kubyugira ngo umanze umese yego basi reka ntugame imvura ni leta ugama iki kugomba kumesa imyenda ukayisoza kandi ukayimesera aho ngaho uri kujya hehe uri kujya nta n'isoni ufite gira vuba ufate umese umara kumesa egera hano gira vuba mesa umara kumesa ujya guteka njye ndashonje cecekaho ntucingeho waje kubivaza hano kugira ngo ajye gufasha guteka asoni ufite kandi mwigira amadebe mukore mugire vuba nzibaho utumye amanuka hano nkagukora muri ayo majigo nayaturitse maheru umva nkubwire ningaruka hano karabo ningaruka ngasanga utarasoza kumesa imyenda umva ngiye kuryama ariko urambona
kubera iki wowe uba wafunze ku manywa uba wafunze kubera iki